yapostinze urabona ko ari ibintu bishimishije. Wow, my baby, My baby, my love, my darling, my sweetheart, my future husband, my life, my aya. Yego. Wow. Uwo mugabo bari kumwe nta wundi ni Stivo. Wow. Stivo yigeze kumwambika impeta. Impeta bakora operasiyo yo kujya kwishingura muri toilette, ariko icyo si ingenzi, ahubwo icy'ingenzi ni uko bongeye gusa. Atari umuntu nge nigeze nkora amafaranga mu mufuka, umuntu nigeze ambwira ngo amfashe. Murambaza iki? Kandi koko nibyo. Umugore agira gute? Arabiyama. Abarabiyama. None aba bavuga ko bafashije Jackie ngo akaba yasuye mu rukundo n'umugabo we, yigeze yabakura mu mifuka. Wabonye ko abantu batanezezwa n'ibyishimo by'umuntu? Never. Umugabo amusanzemo neza. Ciyari ya ruguru umugore n'umugabo bafatanye bro. Bafatanye. Abaturage bahuruye. Umugore n'umugabo barafatana. Usambanye muri isi buteye ubwoba, nta gushaka kwibaza. Kandi umugabo yari afite umugore n'umugore afite umugabo, barafatanye. Babyita uruhereko. Vana ubuzima bwe kuri social media. Kandi aribwo bimutunze. Oya. Ari okay, ushobora kuvuga ushobora nko kuvuga urugero cyangwa akagaruka muri showbiz. Yego. Akaza gukora bya biganiro, ariko yihereza abantu icyo kuvuga. Nubwo nanjye mbonye icyo kuvuga ni inkuru kabigiye kurebwa, ariko yihereza abantu icyo kuvuga. Icyo ni icyambere. Kabiri, ibintu by'urugendo rw'urushako n'urukundo rwe nabisenyera bishyira imbere y'Imana. Imana nimenya igeno rya buri muntu. Ubu rero ngo harimo case y'ukuntu Keza ari mu bantu bashaka kuba barareze Jihad, nawe afitemo akantu ko kuba yaramuvuzeho nyine, yaramutangiye ikirego ko ngo, ariko numvise anabivuga rero ko bamubabaje, ngo baramubabaje, ngo ajyaga aramupostinga, ngo Jihad aramupostinga ngo akabishyira no kuri stati, ngo harimo harassment. Ninjye washyize ngo niwe wakwirakwije, buriya ngo Jihad niwe wakwirakwije amafoto yande yuri yamutinganye hanze yase muhungu. Ako nge nta nayo nabonye, nanjye ntayo yangezeho. Ntayo nabonye, nabyumviye kuri live nyine ngo yakwirakwije amanuza yiwe. Rero twihuse cyane wenda tugana ku musozi w'ikiganiro. Yego. Uze buri munsi mu rugo. I'm sorry. Abantu bategereje. Namwishyizemo sinanamwikoreye n'amarira yambabaje. Na Keza uri umusitari ku rwego wagashatse, ibindi bintu ukora izi mbaraga uri gutakaza ujya guhereza abantu umwanya w'amagambo. Rega wibuke ko aya magambo nayo agurwa. Nakimenye ni Keza. Ninde mu buzima bwa Jihad ni Keza. Ninde mu buzima bwa The Trainer ngo n'ibikini Keza. Keza abaye Keza mu ghostinga, Keza mu matiku, Keza nabande, Keza na ba bad bitch, Keza nabande, Keza na ba wa mungu witwa ndi wa bano Keza na Benga, Keza na se muhungu, Keza mu matiku. Rega naba star. Rega naba. Keza ntabwo star rega, naba star. Keza amaze kuba umubyeyi. Ntabwo ndi umuntu wo kuza kumuhana, ariko yari afite ukuntu ari akana keza agaragara nk'umuntu mwiza, afite izina riremereye, ariko hari ubundi buryo pe ashaka kuba n'abantu atisanze mu magambo ya buri munsi. Urumva nabonye Muyango muza amuvuga, se mungu yanditse Muyango ngo Keza ngo nakongo Muyango bagira amagambo ngo bagira mu nyagire ngo arateranya ngo n'umuntu uvuganye na Keza ngo Muyango ahita amugoroka. Bayita ngo influencer. Azayirebe irimo amasomo menshi atandukanye y'abasireyi bo kuri ino mihanda. Njyewe reka hey, I need the blessing from heaven. Yeah. Utanga nimero ahubwo bakaraba baguterete se sha ninde wabwiye ko umuntu abazishyizeho mu muterete, barababwiye ngo mu blessing imitoma. Reka ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza ukurikiye Inside Rwanda Media TV ndetse na Ndore maze Ndore ubundi tukikomereza aho bari hose abantu bagubwe neza, bamererwe neza, baryoherwe n'iki se sha? Ibibari hafi
nanjye ndyoherwe n'ibirindi hafi cya enjoy turabanza tuzimye kamera kuko bino biryo ntiwabirya kabiri fatiraho yego irwaneho amazina ni Jerry turakomeje n'ubundi muri ibyo biganiro byacu muratuzi iyo Jerry and twahageze Jackie Double J Double J yego Jackie umeze gute meze fresh ndabona wifunze bukwasi yego harakonje cyane ni iki kiri kukunezeza muri ino minsi ndi kunezezwa n'ubukene niteye witeye kandi narabwizaniye kubera iki wabwizaniye nizeye abantu ariko icyizere menya kigorana ubu se umumotari wakuzanye wari usanzwe umuzi wapi wapfuye kumwizera namwizeye aba arakuzanye aranzana kubera ko yari akeneye gukorera amafaranga twebwe rero umuntu agira gutya akizera abantu akabashyira mu bintu bakabinyamo bakabyangiza cyangwa se akizera abantu baragiza bakamukoshona nyine cyangwa akabaguriza bakamwambura cyangwa se agashora agahomba mu bantu ngayo nguko ni ukubera iki nta muntu ugira inshuti ku mafaranga impamvu nta nshuti ku mafaranga ni uko amafaranga aravuna kandi ubushuti abantu benshi bakunda kubukireya batavunitse kuba gusa mwasangiye mukaba inshuti kuba mwaryamanye mukaba inshuti kuba mwasindanye mukaba inshuti kandi ibyo byose byoroshye kubibona kuruta kubona amafaranga kuryamana nabyo ni serivisi umuntu yabona bitagiye mu bushuti bishobora kuva mu buryarya bikarangira ivuyemo serivisi igaragara nk'ubushuti ariko atari ubushuti ariko ivuye mu buryarya nshaka kukuryarya mfite icyo ngushaka nishakira umupuri namara kubona nkacomoka ariko mu by'ukuri nubwo wawumpaye nta bushuti bwari burimo njye naragushakaga nashaka nkakureba benura nkirebera nkikomereza nari ngufitiye amatsiko nari nkeneye wa mugani wa yamani n'uwavuze ngo ubwambure sinzi aho mbonye ngo yamani tukiri kuri yiyahurira ngo ashaka kwiyahura tukiri kuri ya mpano umaze iminsi yagarukwaho nyuma y'uko hasakaye amashusho ye yagaragaje ifoto ari kurira amarira atemba ku maso ashyiraho ubutumwa bugaragaza ko atorohewe n'ibihe arimo avuga ko yizeye abantu ariko bakamutenguha asoza avuga ko aheza ari mu ijoro ya mpano se agiye kwiyahura ntawamenya nabyo byanashoboka iminsi irega imeze nabi nta muntu ushaka kujya mu bintu byanyu gusa nyine namusaba gukomera kuko nta muntu wese n'indi udafite ubusa ubusa hari umuntu utabufite none se wabushyira ku kantu ubwawe barabuzi se nicyo kibazo nyine ntabwo biba byoroshye ariko igihe cyose uri muri situwasiyo igoye riyakira nkubwire Jerry niba ari ikintu cya mbere kigoye muri ubu buzima ni ukwiyakira iyo utiyakira ushobora no gupfa reka uzi ibibazo abantu bagendana nabyo uzi ibibazo mfite ubu se ko niyakiriye no kutaganira n'abantu ngo wumve ko atari we wenyine ufite ibibazo birenze yabyihorera ashaka umuntu ahamagara amubwira ibimugoye yarire aruhuke birashira ubuzima bukomeze ariko menya abantu bakomeje kuba babi cyane kuko njya ntangazwa n'uburyo imbwa iri loyo nayo yayigarutse yavuze ati urukundo nahaye abantu iyo nza kuruha imbwa yijya ibasha kuba inyizerwa kurusha abantu nkurikije ibintu ngiye abantu bamaze kunyuzamo n'imbwa sinayiha urukundo menga nayo bayishuka ikampinduka ntabwo bibaho simbizi ntekereza ko ubu ngubu urukundo rwanjye ngomba kurwishyiraho sinzi ahandi nanarwerekeza abantu niba mu bandi abantu umuntu uramwitangira umuntu ukamuruhira umuntu ukamubomoresha umuntu ukamubomoresha kuko wabanje ukareka nkakubwira igisobanuro cy'umuntu bro umuntu uramukunda ukamukunda akennye ukamukunda ababaye ukamukunda atanakunditse abantu baramushizeho akaba ariwe wamusigaraho cyane ukamusigaraho wigize inkera wigize umurinzi wigize umuzamu wigize ndi wowe ndi njye ndabishoboye ariko ubundi reka mbaze sibyo ko twananiranye natwe dora twoma mu buzima bw'abantu niba umuntu abantu baramushizeho urinde wo kumushobora ubundi niba umuntu abantu baramushizeho ko abantu tutajya tuniga nimba abantu baragushizeho ukaba nta nshuti usigaranye njye ndinde wo kuza kwigira rambo mu buzima bwawe ngo nzakubasha ko ari uko abantu tutanashobotse marayika murinzi se wigize marayika murinzi mu buzima bw'umuntu umuntu abantu bamushizeho abagore bamushizeho abagabo bamushiraho inshuti zimushiraho
swate ni amagambo, swate ni ishyari, afite ibintu byinshi mutandukanye n'abantu. Wowe urahurudutse ngo pi ni wowe ngo ugiye ngo kuba ngo nzabishobora. Uri Yesu se? Sha sinkivunika mu bantu, sinkivunika aho ntakenewe. Yego. Mana we, sinkivunika n'inshuti ubu mfite zirabizi, sinkikeneye kwihomata. Njye nari ndi umuntu uzi gukunda buriya Jerry. Narakundaga kurya n'umuntu yankoraga ikintu ameze nk'urugoryi, ariko ubu niba unkoreye ikintu mu mutima wanjye ukaba utabashe kubijera, caho nanjye nceho wangu. Kigali ni ntoya, tuzahura duhaye. Yego, reka turebe noneho mu gihe wahuye n'ibintu nk'ibyo ngibyo bibabaza umutima bikavuna roho, ukaba nta muntu n'umwe wabwira akababaro kawe ngo akumve, ukora iki? Ubwo turi kubwira n'abantu bari mu bihe bitandukanye nk'aya mpano. Umuntu ashobora gukora umutima we uvunitse pe, kandi abona ari wenyine muri iyo situation, nta kindi sibye kubanza kwiganiriza, akareba aho yavuye n'aho ageze. Nimba aho wavuye hari habi, aho ugeze akaba ariho heza. Shyiramo imbaraga z'umutima, ubone ko n'ibisigaye muzabishobora. Ariko nimba aho wavuye ariho hari heza, aho uri ari habi, haranira gukora ibyiza kugira ngo umere nk'uko wari umeze kera. Gusa abantu benshi bahera habi bagasoreza ahantu heza. Iyo rero umuntu ari muri icyo gika, abanza kwiganiriza, kuko Jerry nta kintu nakora njyewe nta n'icyo we wakora njye ntabanje kwiganiriza. Ushaka kumbwira ngo komera, humura, njye ntabanje kubibwira umutwe wanjye n'ubwonko bwanjye n'umutima wanjye. Ntabwo komera yawe na humura yawe yagira ikintu ikora. Ariko iyo mbanje kuganira nanjye, njyewe nkaganira nanjye, ndashaka ko tuzaganira ubutaha ikiganiro kivuga ku bikomere 7, kandi umuntu akabisohokamo agakira. Bikomere 7 bikira gute? Icya mbere, nimba warakomerekeye mu bantu, banza ujye kure y'abantu ho gatuye, banze witekerezeho, umenye niba uruhare rwawe ari rwo rwateje kuba abantu baragukomerekeje, cyangwa umenye niba warabaye umwana mwiza abantu bakagukomeretsa. Niba warabaye umwana mwiza mu bantu, bubagiye kure ho gato. Kubera icyo umuntu uhora ufite umutima mwiza wo kuba yafasha abandi no kubaba hafi mu gihe bafite ibibazo. Ushobora no ko nawe afite umutima mwiza atawufite. Ikintu cya mbere ni ukubanza kuganira nanjye, nawe iganirize wowe ubwawe. Ubanza umenye se wa mugani Jack ndi umwana mwiza, ibyo abantu bamvuga ntago ari byo, kuko ntago ndi umwana mubi. Urumva abantu bankurikiye babyumva. Ikibazo abantu bafite, ntago umuntu abanza kuganira nawe, wowe ubwawe banza uganire nawe. Menye ngo Jack ndi umwana mwiza. Nimba koko ubizi ko wambuye abantu, ubanza usabe Imana igucira inzira zo kubishyura, ubone uburyo usubire mu bantu. Kabiri, nimba uzi neza kugira amagambo, kabuvuga abantu, kabutari umwana mwiza, ahantu hose nyine nawe uri ikibazo. Hunga abantu, ubanze wiganirize, numva umunwa wawe kontrol uzabone gusubira mu bantu. Muri societe ko muri societe abo bantu babamo nyine bananiranye, kandi nta nutananiranya, ntago natunga izi ntoki kuko izindi zirareba jewe, urutoki rumwe ndarutunga wariko izindi zirandeba. Ikintu abantu basabwa cyangwa ikintu usabwa ni uguhunga abantu ho gatoya, ukabanza ugitekereza. Dore ikibazo ahantu kiri Jerry, abantu barakomereka bagakomerekera mu bantu, bagakomeza kwisanzura mu bantu. Abantu bagushyize hanze ko ari wambaye usa n'urugero, urarangije uracyari kubabwira ngo barampemukiye, kandi uri kubwira iki abantu, kandi abubwira nabo baraguseka. Cyo bisabwa rero, jya kure yabo ubucecetseho gato. Hari ijambo rivuga Yesu yabwiye intumwa ze ngo umuntu aniwe kubana nanjye akanya gato, ntabwo ngiye kubwiriza. Bugiye kure y'abantu bakubura ngo basigara babaza ngo se Jack asigaye aba, se Jack asigaye anywa iki, arya iki, yambara iki, atuye. Nk'urugero, njyewe nabaye mu kigare cy'abantu kugeza uyu munsi abantu bazahonoye n'abakeya. Ni bake nagiye kure y'abantu bitewe n'impamvu zanjye. Nahombeye mu bantu, nkomekera mu bantu, ndirira mu bantu, ndapfusha abantu ndababura. Akuzi gupfusha ukabura abantu, gahagara kuri marugo ukabura abantu. Abo watekerezaga, abo witaga inshuti, abo mwajyanaga mu bigare cyane, abo mwakoranye ibiganiro, abo bahaye ibiganiro, cyane cyane abana ba YouTubers bro, nta rukundo bafite. Have abo tugiye kubavugaho twatotora agati kagasigara gahagaze. Aba YouTubers ukuntu bateye, iyo ufite ubukwe bashaka kubutaha kugira barebe ko wari wambaye nyine. Waba ufite graduation ushaka kwajya kugira barebe ko byari byifashe. Wapfushije se ukambwira abakugeraho, warwaye se ukambwira abagusura. Ahubwo se nibareke kugusura ntibagwamagara bagwe na poli. Bro, njye nabonye abantu, niza abantu ku rwego. Njyewe ubu ngubu nzi abantu, ntacyo kikimbuza gusinzira. Ubu rwego ndiho, kera umuntu yarananvugaga muri comment nkahita nzanga musubiza, ntago nagusubiza. Umutima ukumva ntutuje. Nahoraga ndwana no kwisobanura. Nasanze ndi guta igihe. Ubu ngubu uramvuga
nkabibona nk'ibibambwe. yego uko mvuga what the fuck ko mvuga wow nicyo kintu cya mbere kera umuntu yaravugaga no gusinzira bikananira nkarara ndira nkarara nkana amaso wamvuze vuga guhera kwa mbere kuza kwa nyuma hera ku nzu ya mbere ugeze ku ya 50 uvuga Jack birakureba ni uri guta igihe cyawe uzi kumvuga none ibaze ko uri kumvuga wenda urugero amakuru atuzuye ibaze ndamutse nkurabuye amakuru ya nyaye nuko guseba ni kuri BBC wahita ujya kuri BBC rero nuvuga ngo tuve mu bintu byo kwicara ngo umuntu avuge ku bantu nyine dushaka kuvuga tugatera comment niho comment ku bintu nakoze sava turi muri industry turi muri entertainment dushaka kubireba biri ku mihanda tukabivugaho nkuko tuze kuri amano ko akwiye gukomera kubavuye mu bantu gato ariko kukuvuga my dear umuntu wese uri kunyumva ntazacibwa intege no kuvuga kubera ko iyo abantu bakuvuga ugira depression urarwara urapfa stroke zikakwataka amapressure akagufata isukari kazamuka abakuvuze bigaramiye bari kunywa Gilbis na Nobilis yego tukiri ku ruvugo ibyabaye biravugwa n'ibitabaye barabihimba ariko noneho hano reka tuvuge ibyabaye n'ibyavuzwe n'ibyigeze kuba nabonye ibintu bidasanzwe Jackie w'i Rwanda mu minsi yashize yari ameze nabi arwaye ariko ntekereza ko n'ubu yego n'ubu nabwo ntekereza ko ataramera neza cyane ikintu cyantangaje rero ni ukongera kumubonana n'uyu mugabo urabona ko urukundo rurimo neza bari kubibona kuri stati oya mpandebe akira rero mugombye no gukuramo karinete kandi ngira na nimero ziwe yego yabipostinze urabona ko ari ibintu bishimishije wow my baby my baby my love my darling my sweetheart my future husband my life my aya yego wow uwo mugabo bari kumwe nta wundi ni Stivo wow Stivo yigeze kumwambika impeta bakora operasiyo yo kujya kwishyingura muri toilette ariko icyo si ingenzi ahubwo icy'ingenzi ni uko bongeye gusubirana urabona urukundo rutarimo neza bararyohewe Jackie congratulations uraryohewe pe ndaryohewe kubona Jackie yishimye ndaryohewe pe okay yaba ariyo live rero mu kanya nciyeho bavuga ngo amutekamutwe ngo yavuga ko arwaye ngo none ngo ari kunywa peti mitsingi numva umuntu aravuze ngo yamutekamutwe ngo Jackie w'i Rwanda ubwo yaba ariyo live aho muri background karimo se ako kantu uvuze nyine icyo nyamana ni video ndabona peti mitsingi ndi kuzibona ku meza niba n'ibiryo twirebera abantu barishimye urana ko arishimye bararyohewe rwose bararyohewe ariko genciye kuri live nuko nari ndimo nza hano kuri studio nihuta yego ariko yapostinze n'ibindi bintu inyuma ibintu byinshi cyane usubiye inyuma gatoya hari ahantu element yashyizeho udutima kuri iyo foto kuri ako kavideo wow wabibonye ese turi bande wo kutabishyigikira ubundi se reka mbabwire hari ijambo nkunda hari igihe ibya nyuma byaba byiza kuruta ibya mbere ushaka gusanga ibya mbere abantu batari baraniyumvanyemo neza atari barakundanye bya bindi bavuga ngo akambere kararyoha kakabiri kakarusha ushaka gusanga hano rwose aribwo Imana igiye no gukora imirimo n'ibitangaza bakaba n'umugore n'umugabo dukuyeho ko bigeze kwandagazanya umwe akandagaza undi akamuhibye njyewe rero ntekereza ko Jackie agira abantu bamusembura aribyo bya bindi by'abayutubu ntabwo ari umwana mubi usanzwe ntabwo ari umwana mubi yego agira abantu bamusembura nawe akagira akantu k'uburakari bitewe n'abo bantu nyine twahoze tuvuga wow mwabibonye bararyoshye pe turabashyiriramo barebe bashyiremo ngenda kumva urabona ko nyuma yo kuvuga ko arwaye atameze neza urabona ko morale yongeye kugaruka ku maso he morale yagarutse rega gukundana biraryoha ariko kandi kubona ndabona yiyamye abantu ntimukamumenyere hasi ubundi muramumenyera mumbaza iki nibyo bya bindi twavuze akira twasomeye ikiganiro Jackie w'i Rwanda
data akundana uri mu gihe cyawe Mm. ubundi se reka nkubwire abanyarwanda rero bagiye dutabara Mm. Hmm? Yego. ubundi abantu barashya barura iki ntawamenya ibyo abantu bisobanura. barashya barura iki nimba ubundi se mbabazi ari mu rukundo birakurya atari urimo birakurya Mm. ikindi wa mugani wa Jessica uyu Jessica wabyaranye nanjye ngo wabyaranye uyu umu ex wa Jay Polly Yego. yaravuze ngo abana ntibahuje se ngo yabyaye umwana ngo ntazi se ngo kino ngo ibiki Yego. afite abantu ngo yabyanye nabo abana benshi cyane Mm. none bamukorera live Yego. baramutwerera ngo azajye gukoresha ADN arangije ndabisuramo ko n'ubushize nabivuze mu kiganiro abantu kuba batabyumvise agarutse kuri live bamaze ati se Resultat zatanze iki? atari ko mwangegera mwe atari amafaranga agenda nigeze mbakura mu mufuka Mhm. atari umuntu njye nigeze nkura amafaranga mu mufuka hari umuntu nigeze mbwira ngo amfashe Mhm. murambaza iki Kandi koko nibyo. umugore agira gute Arabiyama. aba arabiyama none aba bavuga ko bafashije Jackie ngo akaba yasubiye mu rukundo n'umugabo we yigeze yabakura mu mifuka Wabonye ko abantu batanezezwa n'ibyishimo by'umuntu? neva rega nuko Jihad ubu ngubu nawe akiri hariya akiri bakiri kumukurikirana afite ibyo akurikiranweho nawe ubushize yari yabwiye abantu ngo ntibafashe Jackie ngo ntibabireke kwa buryo igihe bamukoraga ubuvugizi yarabivuze ko Jihad wanza yagiraga uruhu y'umukara Imana imbabarire urabuze umuntu ngo gufasha undi ntunagirire ko arwaye Oya, ubu ndamutse nshatse gufasha undi muntu ukambuza waba ubikoreye iki? mumufashe se ubundi simwe mwabikoze ku giti cyanyu ubu mugiye kumutoreka ngo ari kumwe na Stivo ngo ari kunywa mitsingi yamaze simwe mwayamuhaye se hari yabakuye mu mufuka hari n'umugore numvaga ejo bundi avuga ngo yaramufashe kuri live witwa ngo Lilipo Ngo bigende bite? nese ubundi ababizanye gute ngo n'ibintu ngo bavuganye kuri telefone Nabyo akabizana. mwavuganye mu gikari byangombwa kuza kubivuga hano sundi abantu bafite ikihe kibazo bro Nanjye biba byancanze. ngiye kuvuga ibintu ariko ndifashe Bipfa kuba bitagize icyaha gusa. hako ibigize icyaha ubu ngubu uranange ndi umwanya wo kunanirwa gucencura icyatsi n'ururo Hari igihe kagucika. ese kancitse gate mwana ndera abana bari Kigali nta wundi muntu bafite bazasanga Bakipapa. bakipapa bakimama Oya ntago bimama kuko mama arahari ahubwo baripapa. sha ibaze njye ntago napfa guhuruduka ntago meze nk'abari abatipe mwana nta kintu baba bahomba nta muntu babariza ntago napfa kuvuga ibyo mbonye gusa icyo navuga ni uko Yego. showbiz Mu Rwanda. yo mu Rwanda sha Kuki inkuru zicuruza ari izivuga nabi bagenzi bacu cyangwa abandi bantu? Ujya ubibona? aho ubu ko twatangiriye mu gutanga inama n'ibitekerezo ikiganiro ntago kizareba Ariko ushyizemo akasamo. ariko baka kanya ndamutse mbarabuye ahantu umupuri bawuriye ukaba ufatanye bahezemo umugabo amusanzemo neza ciye hariya ruguru umugore n'umugabo bafatanye bro bafatanye abaturage bahuruye umugore n'umugabo barafatana usambanye muri iyi si buteye ubwoba ntabwo ushaka kwibaza kandi umugabo yari afite umugore n'umugore afite umugabo barafatanye babyita uruhereko bakubise uruhereko iyo nkuru yareba ni ibyo baba bashaka ubundi ariko kamabwira abantu bazi kurega uruhereko uruhereko kirangwa ajya gufata ku gitoki ugaheraho aka ni ukubeshya gusa biracyabaho none se ko abo bafatana bate ntabwo wabonye bafatanye ejo bundi waka videwo se mutemo mu Rwanda se ako bamugani mu Rwanda ko badafatana ako bigeze gufatana kandi nzi ko bafatana buri gihe mu Rwanda bajya bafatana se ntabwo bafatana barafatana ariko bakanarekurana ku bushake umuvumo muri iki gihugu atazagira umuntu ujya gufatana n'undi imana izadide kumva iyo nkuru ntabwo biba ari byiza nangiye kuvuga ngo imana izaninde gufatana wowe se utajya ubikora nibuka yuko ntabyo nkora ikindi nta n'ibyo mperuka nanjye mbaye nka wa muntu hari umuntu wigeze gucanga wavuze ngo ntaheruka kubinyuramo hano muri iyi studio ibyo bihe ntabwo aheruka kubinyuramo nanjye rero imana izandengere uriya yarabeshyaga ndabizi neza ko yabeshyaga none uravuze ngo ntabwo abirara ese abirara gute wasanga buriya amakuru uyafite ntabwo wambeshya amakuru sinyafite ariko amakuru ndayabona
twikomereze. yego twari tuvuze kuri Jackie w'i Rwanda, amagambo abiri wamwifuriza. N'ubundi abantu bahora bamubwira ibintu bitandukanye. Amagambo abiri nifuriza Jackie w'i Rwanda. Icya mbere, vana ubuzima bwe kuri social media kandi aribwo bimutunze. oya ari guca okay, ushobora nko kuvuga urugero cyangwa akagaruka muri showbiz, yego, akaza akora bya biganiro, ariko yihereza abantu icyo kuvuga. Nubwo nanjye mbonye icyo kuvuga ni inkuru ikaba igiye kurebwa, ariko yihereza abantu icyo kuvuga. Icyo ni icya mbere. Kabiri, ibintu by'urugendo rw'urushako n'urukundo rwe nabisenyera bishyira imbere y'Imana. Imana nimenya igeno rya buri muntu. Imbaraga zo gupostinga, yaba ku cyamamare cyangwa no ku muntu usanzwe, izo zo ziratumaze. Nanjye njya ndwana no kubireka nkashiduka nabikoze. Nta nama natanga ko sinabwira abantu ngo babireke cyangwa babikomeze, kandi ubwanjye nanjye ntafata umwanzuro. Icyo kintu tuzakivugaho nibura amaze ukwezi ntabasha gupostinga, kandi nsigaye mpostinga. Ntabwo ngiye nshyiraho ngo umuntu arambabaje ngo mpostinge nshyiremo inyuro, ahubwo ushobora gusanga n'uburyo nshyiraho ifoto cyangwa video hari abatabyakira neza. Hari umugore twari inshuti, n'uyu munsi ni inshuti yanjye, ariko nyine ubu namushakiye icyumba ntitukiri inshuti. Narapostingaga, arangije umunsi umwe arambwira ngo ese kubera iki ukunda kwipostinga? Ngo hari abantu batabikunda, ngo hari abantu bashaka kukugaya, ngo hari abantu ngo bashaka ngo kukubahuka. Nyine anyereka impamvu. Ndamubwira se ko nashyizeho video nambaye ubusanzwe, ngo yanga ukuriya kuntu ngo wigira gutya ngo wigira gutya. Ahubwo niwe wa mbere byababazaga. Yes. Noneho ntabwo nigeze musubiza, nabanje kureba imyaka afite niyo mfite, nsanga harimo itandukaniro. Afite rezo. Ndavuga niba umuntu arusha imyaka 20 akaba atakibashe gufata ino video, nta mutima mwiza yangirira. Niwe wa mbere byababazaga. Ako hagati aho ngaho tutarakomeza, sinzi ibyo ugiye kumbaza, ko mbona imbuga nkoranyambaga hahishijwe n'iki? Keza Teriske yarize yarwihaye kwa Godfather. Sibyo twavugaga se, nyine ari kurizwa n'ibyo harya n'induru ya mukobwa wundi. Hoye urumva Keza abantu benshi bamufata nk'umunyamagambo. Habanje kuzamo ibya Muyango na Kimenyi. Yego. Ibyo byasohowe na Keza, ibyo byo byaranacuruje, byaratambutse. Ubu rero ngo harimo Keza y'ukuntu Keza ari mu bantu bashaka kuba barareze Jihad, nawe afitemo akantu ko kuba yaramuvuzeho, nyine yaramutangiye ikirego ko ngo, ariko numvise anabivuga arira ko bamubabaje, ngo baramubabaje, ngo ajyaga aramupostinga, ngo Jihad aramupostingaga ngo akabishyira no kuri stati, ngo harimo harassment. Yego. Hanyuma ibyo biva uwitwa Lilipupe nawe rero buriya ngo mbere yuko Jihad anajya muri gereza, ajya muri gereza biriya, ni muri gereza. Yego. Nagira ngo gereza ni Mageragere. Hose ni gereza. Hari abari muri brigade mu bugenzacyaha. Okay. Urumva utarafungwa ibintu utamenya, kandi ntabwo biramuhama nyine, ariko baramukekwaho. Uwo Lilipupe rero nawe Lilipupe terima turuki, ni umuntu wigira mwiza, aba yaje yigize umwana mwiza uri ku ruhande rwa Jihad, kandi ngo ajya no kugira ngo Jihad muri gereza ngo bari bagurukanye. Nyine ukibaza gusa icyo numvise Jihad nuko afite ibibazo n'abantu benshi. Wenda tutabashamo n'aka kanuza. Jackie w'i Rwanda baramubajije ngo kuba Jihad yafunzwe bivuga iki, ugashyiramo rwose yabana bakumva ngo biranshimishije. Bageze kuri Jihad nako kuri wamutinganye nyine Semuhungu. I'm sorry, bamuvuze ngo mutinganye abantu bakunda kubivuga, nawe arabyiyemerera se. Ari proud rero ko bamwita umutinganye muri comment niyo babimamagaye ntabwo bihakana. Kandi Godfather yanavuze iyo video ndayifite, dore ko abantu basigaye bavuga ngo ibintu byakora ku bantu. Ndayifite. Jihad baramubajije bati vipi na vivi, ati ninjye washyize ngo niwe wakwirakwije, buriya ngo Jihad niwe wakwirakwije amafoto yande yuriya mutinganye hanze ya Semuhungu. Ako njye nta nayo nabonye. Nanjye ntayo yangezeho. Ntayo nabonye, nabyumviye kuri live nyine ngo yakwirakwije amanuza yiwe. Rero twihuse cyane, wenda tugana ku musozi w'ikiganiro. Yego. Sinzi akantu gato nyumva nakavuga, ubundi nashaka nkanihagurutse. Hari n'umwe mu bakoranaga na Jihad nawe yatawe muri yombi, Okimu. So muzi Okimu? Ntabwo nari muzi ko nawe nyamutipe mwiza.
okay mu amazi boga ubundi kuyajyaga avuga najya no muri mu wisutwa numva nyine n'umuntu abagabo none se si numvaga afite ukuntu asekereza nk'akantu k'agasuku ukuntu nyine amusore ntabwo ndi ashyushya inkuru yashyushyaga inkwara ashyushya inyuma yashyushyaga inkuru ukuntu yumva ni isura agasembura jihad ntabwo nakoresheje ni ubusutwa nyine urumva we n'ubundi bavuga ko ngo ni ubusutwa urumva nabo bavuga ubusutwa numva nyine numva ko ari umuntu waga sitore karaho kakana gato bene abana b'abasore bari mu kigero nk'icya cyane rwose bakavuza n'ingoma amagambo ariko araryoha buriya abantu bakura mu magambo ariko biryoha iyo uvuga abandi nawe iyo bakugezeho uhita ubyumva ko biryoha ubwo uravuze ngo uruvuga abandi nyine ukibagirwa abantu bajye bishimira uruvugo rw'abandi ariko niba bageraho nabo bumve ko bakwiriye kwakira cyane rwose voilà twikomereze icyo nashaka kuvuga mvuga ngo reka nkivuge ubundi mpaguruke ahubwo mbe nitegura no guhaguruka yego abagore nubwo muvuga ngo muri beza tubabona mutwika za Instagram muraciriritse ku rwego ko wikuramo se kandi nawe urimo yewe ntabwo nkoranyambaga nkoresha papa urazikoresha ntabwo ntabwo hari ahantu nzwi hari abaforowazi ngira kugira ngo ufate umuntu abantu b'uruhaga ajya yarabwejagura kuri TikTok ese we nta TikTok ugira ndayigira ariko hari umuntu anyumvaho uraramaje nta live ukora uzi kugira ngo uze buri munsi mu rugo I'm sorry abantu bategereje namwishyizemo sinanamwikoreye n'amarira yambabaje na keza uri umusitari ku rwego wagashatse ibindi bintu ukora izi mbaraga uri gutakaza ujya guhereza abantu umwanya w'amagambo reka wibuke ko aya magambo nayo agurwa nakimenye ni keza ninde mu buzima bwa jihadi ni keza ninde mu buzima bwa the trainer ngo n'ibiki ni keza keza abaye keza mu guhostinga keza mu matiku keza n'abandi keza na ba bad bitch keza n'abandi keza na ba wa mungu witwa bano babyina batitise hari titi abana bataha za Norvege babyinanaga n'uyu mukobwa usigaye ari munini umukunzi ubyibushyemo aba bana b'abahungu babyina ndesera ni beki benda keza na benda keza na Semuhungu keza mu matiku rega ni abasitari rega ni keza ntabwo ni abasitari rega ni abasitari keza amaze kuba umubyeyi ntabwo ndi umuntu wo kuza kumuhana ariko yari afite ukuntu ari akana keza agaragara nk'umuntu mwiza afite izina riremereye ariko hari ubundi buryo pe ashaka kubana n'abantu atisanze mu magambo ya buri munsi urumva nabonye Muyango ntuza amuvuga Semuhungu yanditse Muyango ngo keza ngo nakungu Muyango bagira amagambo ngo bagira mu nyagire ngo arateranya ngo n'umuntu uvuganye na keza ngo Muyango ahita amugoroka ibyo ngibyo wenda birashoboka bafite za munyangire ni ibintu byabo by'akazi bahurira ariko nyine kuri kimwe munsi keza mu magambo none ejo bundi yari ari kuri TikTok nabwo ari mu magambo y'abakobwa bambikije muri Kongo baranabafunga yagiye ngo yabajyanye ngo bajye kubyina bajyanye n'uwitwa Kevin muto bitari muri cya kirori cya Aria Course oya uyu mukevin uyu nguyu utwara zino modoka zo muri tourisme uyu nguyu ufite n'ibintu by'amahoteli ndamuzi n'umuji wanjye ni bro ejo bari bajya kuri TikTok none babasubirishamo amagambo basubiramo kurunga abakobwa bariye ngo banyweye ngo ibyumba ngo barengeje fagitire ngo amadolari 160 uburyo babambuye abakobwa barabanika ngo babambuye 5,000 ngo 50 keza sinzi ngo yahaye 30 nyine ukumva ni ibintu by'umufu biciri ariko harimo n'amafaranga muri izo mbuga keza ngo yarasohotse yarimo gutanga témoignage ariko kuko ngo gishogiye ngo saa 10 bari bindi buwate ako bundi baba baza gusobanurira nde nicyo kibazo urumva keza agiye nabonaga nk'umuntu witonda koga mwiza damu mwiza muri pose mu rutuje no buri munsi ko ari kwise kuri TikTok aba ari amagambo
ese na muri TikTok hano ngo mbashiremo gato mu Keza, iyo wanditsemo ngo Keza Teresa hazamo amagambo, hazamo buri munsi ashyira mu bujajwa, buri munsi ari mu magambo. Nyine ntabwo namwihaye nta n'undi nihaye, aranambabaza kuko ndanamukunda. Nashaka gutanga inama yanjye. Inama yitange tugana ku musozo. Rwose Keza ahindure. Ntabwo ndi umuntu wo kumugaya, ariko nahindure. Ni ukuri kw'Imana abantu baragukunda, uri umudamu mwiza, wambara neza, uri mwiza, uragaragara neza, ariko abantu bakwizereragamo, ariko ibintu by'amatiku biraza gutuma ugaragara nabi vraiment. Wabihindura. Ubundi social media mbona hari ari itiku gusa. Ni itiku, icyo nanjye mvuga. Ni itiku nk'ubu. Itiku, ariko na RIB nayo ibiparitse ku ruhande ku muryango. Aka kandi ubu bahise batamagara bakatubwira urugero. Ngo babonye Godfather wa nyawe no haragaragaye. Yicaye Nyamirambo ari kurya ari mu marangi. Ntekereza ko twari muri ya kamera. Cyane. Kandi mu by'ukuri nta byadandi no se Godfather sinumva ngo arimo n'abamuzi subone. Bamuzi face to face. Hari abo bahuye ariko ni bake, hari n'abazi ifoto ye, hari n'abatazi na namba. Ejo bundi yabone waje kuri TikTok asengera abantu, asengera abafunze, asengera abantu bose ubona yifite umutima woroheje. Mbona muri comment umuntu aranditse muri comment ngo nabana Jihad arafunze ngo ariko wowe ngufungiye ngo uraboshye ngufungiye ngimahanga. Nshaka kumwandikira ngo mubaze afunze kuko abantu twahereye. Umuntu abaraje muri comment ati ko si bakakanye turanutse mwana isubwiriza. Abantu nyine nuko nguko. Yes, reka tugare ku musozo w'ikiganiro, sinzi bari cyinshi wambaza. Abantu bana blessing abantu ariko. Izo bless zawe. Ngo ni umublessa. Hari filime igezweho bita ngo bayita ngo influencer. Azayirebe. Irimo amasomo menshi atandukanye y'abasireyi bo kuri ino mihanda. Njyewe reka. Hey, I need the blessing from heaven. Yeah. Utanga nimero ahubwo bakaraba baguterete se shani ndababwiye ko umuntu abazishyizeho mu muterete. Barababwiye ngo mu blessing imitoma. Nako. Kose jake. 0781 abantu banyandikira mujye munyandikira mu kinyabupfura nyamuneka mujye mwibuka ko nkeneye amagambo meza arimo kumutaza. Umuntu arakubwiye ngo ndarwaye guma amafoto yawe yigise yo mu bitaro cyangwa ushaka ifoto y'ukuntu y'ibinini si wabiguze cyangwa facture sinzi ese uboneka amazi umuntu akora ngo ifoto ibinini ntiyabiguze nta kweteme yakugure ntavurira kujyanyemo arashaka proof z'ibiki ngo ifoto y'iki y'umukuri ahubwo murakoze.